Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigize Bibiliya ya Satani cyangwa se amabanga abadayimoni bakoresha. Ni kenshi na kenshi wagiye wumva ibintu bitandukanye kuri Bibiliya ya Satani, rimwe na rimwe ukumva ntabwo biriho cyangwa se ukagira ngo ni ukubeshya, ariko uno munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigize Bibiliya ya Satani n'uburyo wabyirinda n'uburyo wakitondera ibimenyetso bigiye bitandukanye ubwo urabona hanze aha ngaha. Kora subscribe, like, comment kugira ngo ikiganiro cyose tukeze kuri channel yanyu byari tukibona mu ba mbere. Ijoro ryuzuye umubabaro n'agahinda, hari umusore wari utuye mu mujyi wa San Francisco witwa Nathan. Bavuga ko uyu musore yari acumbikiwe mu nzu ishaje mu mujyi wa San Francisco. Iyi nzu Nathan yari agiye guturamo cyangwa se aratuyemo yari yigezwe kuvugaho ko hatuwemo abantu bakora ibintu by'imigenzo y'umwijima. Ku munsi wa kabiri Nathan aba muri iyo nzu yaradutse nk'uko byari bisanzwe, agiye kureba ku muryango asanga igitabo cyanditseho The Bible of Satanic. Icyo gitabo nicyo bakunze kwita Bibiliya ya Satani. Bavuga ko iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Anton mu 1969, kandi bavuga ko uyu mugabo ari wo washinze Church of Satanic, bakunze kwita itorero rya Satani. Bakomeza batubwira ko iki gitabo aricyo cyabaye itangiriro rya Bibiliya ya Satani. Ahangaha wakibaza ati ese Bibiliya ya Satani ni ibiki biyigize, ni ibiki biyirimo? Ikintu ushobora kwibaza, wakibaza ati ese koko ni igitabo cy'amadayimoni? Kurikirana ino video kugeza irangije uraba wasobanukiwe neza ibintu cyangwa se ibintu bigize Bibiliya ya Satani. Tugiye kurebera hamwe rero ibice bigize Bibiliya ya Satani cyangwa se ibigize Bibiliya ya Satani. Ese waba watekereza ati ni ibiki bigize Bibiliya ya Satani cyangwa se ni ibihe bintu bigize Bibiliya ya Satani? Nabizi ko nawe ufite amatsiko, ariko reka turebere hamwe ibintu bigize Bibiliya ya Satani kugira ngo nawe ubashe kuba wabyirinda. Wasanga rimwe na rimwe ubikora cyangwa se utabizi, ariko kandi tugiye kurebera hamwe ibintu bigize Bibiliya ya Satani. Iki gice cya mbere cya Satani cyangwa se cya Bibiliya ya Satani gihakana Bibiliya yera. Ishishikariza abantu, umuntu uwo wese kuba yakwigenga ku mubiri we, cyangwa se nk'urugero niba ushaka ko wasambana akakubwira ko ntacyo bitwaye, cyangwa se nimba wajya gusinda ukajya kuba wasinda ukumva ko ntacyo bitwaye, cyangwa se ikindi niba bajya kwica ukumva ko nyine ari uburenganzira bwawe kuba wakwica ikintu ushaka kuba wakwica. Ariko murabizi neza ko ijambo ry'Imana rikunze kuvuga ngo imibiri yacu ni insengero z'Uwiteka. Icyo ngicyo rero Bibiliya ya Satani irabigwanya cyane kubera ko ibihakana ukwemera k'Imana. Niyo mpamvu rero ishishikariza cyane abantu gukora ibyaha bitandukanye cyangwa se kumva ko bakigenga mu bintu byose bitandukanye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bari abantu uzumva bakunze kuvugaho gusenga amadini ya Satani muri Amerika, rimwe na rimwe uzumva mu nsengero zabo bakunze gusenga bambaye ubusa cyangwa se bagasenga hari imigenzo itandukanye iteye ubwoba bakora igaragaza kuba yagwanya ubumana. Ariko ni ibintu bitandukanye byinshi cyane bikunze gukorwa n'abantu basenga Satani. Buriya ikindi kintu nakubwira kivuga muri iki gice cya mbere cya Satani, buriya kishishikariza abantu kuba bakoresha ubwenge bwabo. Ugasanga rimwe na rimwe niba hari ibintu rimwe na rimwe Imana yagukoreye cyangwa se yagukoreraga mu bintu bisanzwe bitandukanye, niba wagize inshinzi mu bintu runaka ugahita uvuga ko ari ubwenge bwawe bwabikoze, nyamara ari ubushake bw'Imana. Rero iki gitabo cy'igice cya mbere gishishikariza abantu kuba bakigenga mu bwenge bwabo. Niba hari ikintu gitandukanye ugiye kuba wakora cyangwa se niba hari ubufasha bwo wakeneye ubwo aribwo bwose, ibyo bintu byose ukabyishyiraho ukavuga ko ari ubwenge bwawe bwabikoze kandi ari ubushake bw'Imana. Twavuga nk'urugero, ari igihe umuntu ashobora kuba yarwara rimwe na rimwe hahandi aho kubwira ngo ushime Imana, ukavuga ati ni ubwenge bwawe bwabikoze cyangwa se bivuye mu mbaraga zawe. Ibyo ngibyo rero icyo gitabo cya Satani kirabishishikara cyane kuba wakwigenga mu bwenge bwawe, wumva ko ibintu byose ari wowe byaturutseho cyangwa se ibintu byose ari wowe wakugomba kuba wabyikorera. Igice cya kabiri kirimo ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se bivuga ko uburyo Satani ngo ari umwigisha, atari umwanzi w'Imana, nyamara ibyo byose ni ibihakana ubushake bw'Imana. Kandi murabizi neza ko ijambo ry'Imana Satani ngo ni umwanzi w'umusaraba, ariko muri iki gitabo cya kabiri cya Satani kigaragaza yuko buri wose Satani ngo atari umwanzi w'umusaraba cyangwa se atari umwanzi w'Imana. Ugiye urasoma zino nyigisho neza ukazumva neza, usanga rimwe kenshi na kenshi iki gitabo cya Satani koko gihakana ubushake bw'Imana, gihakana ibi byanditse byera, gihakanwa Bibiliya. Nta hantu na hamwe byemera ko Bibiliya ari igitabo byibuze kiganisha ku Mana cyangwa se ari igitabo cyemera Imana. Wapi, usanga rimwe na rimwe kivuga ku mirongo rimwe na misingi za Satani cyangwa se imirongo ivuga Rusufero neza, ugasanga rimwe na rimwe ubisomye nabi uri umwizera ushobora kuba wakiyoberamo. Reka turebere hamwe urugero rutoya rwo muri Bibiliya ruvuga ububi bwa Satani n'uburyo yaje mu isi gatoya. Ibyashuwe 12:12 haravuga ngo nuko rero wajuruwe
namwe abaririmo nimwishime, nawe wasi we nawe wa nyanja we ugushije ishano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi n'uburakari, azi yuko afite igihe gito. Niyo mpamvu Satani yamanutse afite ubuyobe bukomeye cyane n'uburari bukomeye cyane, cyangwa se n'ubwenge bwinshi cyane kuko yayobye itorero ry'Imana. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda mu bintu ibyo byose, cyangwa se mu bintu byera byose ugiyemo, cyangwa se ugiye gukora, cyangwa se gushishikariza kuba wakora, ukamanza warebe si ibintu ngiye gukora ni iby'Imana, birimo ubutungane bw'Imana cyangwa se n'ubutungane bwa Satani. Igice nanone cya gatatu tugiye kureberamo cya Bibiliya ya Satani ni ikivuga ku mbaraga z'abantu, cyangwa se ku mbaraga Satani atanga. Ni kenshi na kenshi wagiye wumva abantu bakora ibintu bitandukanye, cyangwa se ukabona abantu bagiye bakora ibintu bitangaje cyane, cyangwa se ukabona bari gukora ibintu byitwa maji. Buriya ni imbaraga nyinshi Satani atanga, cyangwa se ahereza abantu kugira ngo abantu bajye bazikoresha. Rimwe na rimwe naguheza nk'urugero, urebye ngo kwa Farawo igihe Mose yakubitaga ingone hasi igahinduka inzoka, n'abapfumu nabo bakabona bafata ibyo ngizo biroroshe, nabo bagafata inkoni zabo bakazikubita hasi, ariko inkoni ya Mose ikazimira zose. Iki gice cya gatatu rero cya Satani gishishikariza abantu kuba bakoresha imbaraga Satani aba yabahaye, cyangwa se bakoresha ubwenge buhangana Satani aba yabahaye. Niyo mpamvu rero buri wese agomba kwitondera. Umuntu uwo wese abonye gukora ibintu by'ibitangaza bitandukanye, hari umuntu uzagira ukabona ari gutegura ibitangaza bitandukanye, cyangwa se ukabona gusengera abantu, ukabona ari gusengera abantu rimwe na rimwe, ukabona ari gusenga ukabona umuntu ari gusengera abantu rimwe na rimwe, ukabona bari kubasengera bari kwikubita hasi, cyangwa se ari kwikubita kuri sima ku butaka, ugasanga nyine ibintu biteye ubwoba. Izo mbaraga rero buri wese agomba kuzitondera, kuko harimo imbaraga z'umwanzi Satani, cyangwa se za Satani nyinshi ziba ziri kuri itorero, cyangwa se ukagabanya imbaraga z'Imana kandi ari imbaraga za Satani ziri gukora, cyangwa se ziri gukoreshwa. Ugomba kwitonda rero. Igice cya kane gikubiyemo buriya imigenzo ya Satani, cyangwa se ukuntu bashengera Satani, cyangwa se uburyo bakwiriye kuko basengamo Satani, cyangwa se abasenga Satani uburyo bakwiriye kuko wakifatamo. Icyo gice cya kane rero, cyangwa se nibyo bintu bikubiye mu gice cya kane, uburyo basengamo Satani, cyangwa se bakoramo imihango ya Satanike. Wakwibaza ati ngo abasenga Satani nabo barasenga cyane rwose. Abantu basenga Satani nabo barasenga, kuko bafite imigenzo myinshi bakora inateye ubwoba itandukanye, igiye itandukanye bakora cyane, kugira ngo nyine nabo bagire imbaraga. Bagomba kuba basenga bagasenga Satani kugira ngo bahereze imbaraga zabo, cyangwa se babashe kuba yabahereza amashusho ko bakoresha. Ese ikindi wakibaza, ese Bibiliya ya Satani ivuga Satani nk'Imana? Cyane rwose ivuga Satani nk'Imana cyane rwose, kivuga ko Satani ari we Mana, kandi n'abasenga Satani nta wundi muntu bakwiye kuba bapfukamira wundi atari Satani. Ese wakwibaza ngo ni iki cyihishe inyuma y'ibi ngibi? Buriya Satani ni umuhanga, akora igishobora cyose kugira ngo akwereke ibintu wewe ukwiriye wakwifuza, cyangwa se niba ufite ubukene runaka akaba yagushikije nk'amafaranga runaka, cyangwa se niba ari uburwayi runaka akabakubwira ko yashobora kuba yagukiza, cyangwa se niba ari ikintu cyose ukeneye, cyangwa se niba ari ubutunzi ukeneye akaba yakubwira ko yabiguhereza. Ariko nanone ukaba usabwa ibitambo kugira ngo ibintu byose ubashe kuba wabibona. Ashobora kukubwira ngo araguhereza amafaranga, cyangwa se niba ari umubyeyi wawe urwaye, cyangwa se niba ari umwana wawe urwaye ngo aramukiza, ariko nanone akagusaba igitambo, cyangwa se atakigusaba rimwe na rimwe akakukinjizamo amademoni yo kuba wamukoreza we ashaka kuba yajya gukoresha buri munsi. Ugasanga niba uri wa muntu utatinyuka kuba yasamana, cyangwa se utatinyuka kuba yakwica, cyangwa se utatinyuka kuba yakora ikintu cyaha cyose, ugasanga buri cyaha cyose ugitinyuka kuba wagikora. Ibyo rero bikagwa n'amademoni ya Satani aba yakohereje kugira ngo akujyemo, kubera ko Satani nta kintu cyose ajya gutanga, cyangwa se ahereza umuntu. Umusore witwa Notani twatangira turi kuvuga, inkuru ikomeza ivuga ko buriya Notani akimara gusoma Bibiliya ya Satani ntabwo byamuteye cyangwa se kuba yaba umurozi, cyangwa se kuba yaba umwicanyi, ahubwo byamuteye kutizera Imana. Yajyaga araryama nijoro akumva amajwi atandukanye, yagera agenda akagira urumva amajwi y'umwijima ari kumugenderera, kumubwira amagambo adasanzwe. Ntiyigeze amenya ko ari ibintu bidasanzwe biri kumubaho, cyangwa se ntiyigeze amenya ko ari igihano cy'Imana kiri kumubaho. Muri Yakobo ibice 4:7, nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo kubaha Imana nubwo bwenge, kandi kuba mu byaha niko kujijuka. Ntiwibage gukora subscribe, comment, like kugira ngo tugere twakomeze kubona mu biganiro bigiye bitandukanye kuri channel yanyu. Nyibisanzwe ni Mike mukiri kumwe. Ciao nakagaruka.